Karibu Fofo, umeze ute? Aha, cyameze neza. Aha, story zabaye story. Ko mfite inkuru. N'abantu muraza ko niba muri bunkunde, niba muri bunyange. Ariko mfite inkuru pe. Mfite inkuru like ariko nawe umeze neza. Nanjye meze neza, numbona se. Bisa ndakomeye nda. Reka turi kubarira inkuru behind the camera. Ntacyo bitwa. Abantu ngomba kubabwira ukuntu umeze. Anyway, bagomba kumenya ko hari byinshi turi gutegura kandi bizagenda neza. Iminsi izaza tuzajya tuba turi noneho iyo nkoko nimuyigire ikibazo tugenda kuyirya vuba ahangaha. Reka isakuze. Mu minsi iri imbere twenda kuboneka noneho byabindi bita kuboneka noneho kazuje n'ibintu bishyashya n'ibintu byo urabyumva. Anyway, reka dukomeje dupfundikira kagaseke. Yego. Ahubwo twikomereze n'inkuru yacu, okay? Uyu munsi rero dufite indi nkuru. Yego. Ntabwo ari inkuru ya 30 ariko ni indi nkuru. Abantu muzi inkuru ya 30 ndabaramukije. Hanyuma abantu bose mukomeje kutwikundira natwe turabakunda n'abantu mutadukunda mudukunde n'ukuri ntacyo dutwaye turi beza. Turi abana beza. No kwangana n'ibibi ko kundana n'itegeko. Dukundana sibyo. Rero ngiye kubabwira inkuru. Ariko hagati aho bebe byashoboka ko hari umuntu ukurikira cyangwa se utwumva ariko mu rugo bitameze neza, umuryango wawe hari ubona nyine umugore bigoranye, hari ibyo mutari guhuza cyangwa umugabo kugira ngo turi nko kuvuga filime. Mu by'ukuri turasenga nubwo tuba tutabazi ariko turabasengera. Ikintu Imana yaduhamagariye gusengera ikintu cyitwa couple, gusengera abantu babana ni umuhamagaro twuzuye. Yigeze kwandika tayi tuvuga ngo bise urugo ni ishuri. Yego, hari umuntu wabirakariye maravuga ngo ishuri wo katsindwa bashaka kumenya yaranantutse ahari. Ntabwo ari bantutse ahari cyane. Ntabwo yatukanye yaravuze ngo none n'uburyo wo kuri YouTube nibyo yego. Ntabwo babwiye ko urugo ari ishuri ko n'ukwimahoroniza. Ariko inshuti zacu ntabwo n'ukuri ari ukwimahoroniza. Okay, wenda wowe ujye wabyumvisemo ko ari ishuri ntakitwaye niko nyine yabyumvishe. Yego. Kandi rwose tubabwiza ukuri si ukwimahoroniza nuko muri ubu buzima ndetse tutanavuze urugo muri ubu buzima umuntu ahora ari umuntu aba ari kwiga atari n'urugo gusa, ahantu hose uriga bushyashya. Niyo ugiye mu kazi gashyashya barakwigisha. Rero niyo mpamvu n'urugo tuvuga ngo naho ni ishuri, no mu kazi ni ishuri, do ahantu hose ni ishuri. Reka mbibwirire inkuru yanjye ratanatize. Ntabwo ari ishuri, ntacyo bitwaye ishuri rwose. EFM TV. Yego. EFM TV turabaramukije. Inkuru itangiranye imbaraga zo hejuru cyane. Turi mu mwuka. EFM TV turabaramukije nk'ibisanzwe. Mu mugume rwose mwumve muri amahoro. Niko abarundi bavuga mugume rwose mugume turabasengera. Mu isengesho ryacu tubishyiramo kuko niho hantu tujya tubivuga, niho hantu Satani ahera arwanya umugambi w'Imana, ahera mu muryango, ahera mu rugo. Rero abo bitameze neza rwose mubona mu rugo byanze mugumane kwizera. Imana irahari kandi Imana iginanirwa. Rero iyi nkuru ni inkuru itangaje. Harimo abantu dukunda utuntu dutandukanye ariko abantu bakunda kwandika uturetere ndabaramukije. Uturetere mu rukundo haba mu rugo niyo abantu bamaze gushyingiranwa bajya bandika uturetere mu kazi. N'igihe bakoresha ngo ni ngo n'udashoboye kwandika arabe numvishe ngo byimukiye muri digital time, umuntu akandika message akaba ashobora kwandika buri munsi buri segonda akaba ari ku karetere. Akabike n'agapapuro utanyibutsa byinshi uretse biraryo ikomeze. Reka ratambibwirira inkuru ukuntu byagenze. Uyu mugore yitwa Annet, hanyuma umugabo yitwaga ndereka nze ndaje mwibuke ndamubabwira ariko Annet wazo mbwira ni Janvier ni Janvier. Umugabo yitwaga Janvier, umugore yitwa Annet. Noneho aba bantu bamaranye igihe kinini like imyaka 40. Bamaranye igihe kinini 90 ariko ni nyinshi sheri, reka mubwize ukuri. Ni myinshi cyane. Ubana n'umuntu mu nzu mutaratandukana vraiment kudeshapa abantu mwese mumaze icyo gihe cyose mu rugo abamaze 20 abamaze 10 kudeshapa
njye mbakuriye ariko ingofero byose kubera njye ko navuga nti ni amashimwe dukwiye guhabwa Imana. Exactly. Urugo burya nyine ni urugo urugo ni umushinga Imana ibamo cyane none ibibazo abantu baba zikarinda. bahuye twakomeje tubivugaho ukuntu abantu baba bahuye bataziranye batava inda imwe ariko abo bantu bagomba kubana bafite ibintu kandi bitandukanye byose. bakabihuza rero bakamarana iyo myaka biba ari umugisha ukomeye. Yego. Rero uyu mwanete wacu uyu mama witwa Annette n'uyu mugabo witwa Janvier barabanye mu buzima butari bworoshye batangira urugo rwabo rimwe na rimwe bakajya bahura n'ibizazane bagahura n'ibibazo bagahura n'ingorane n'abandi bantu bajya bahura nabyo ariko bagakomeza bagashikama bakavuga ati ibi ngibi tugomba kubitambukamo bakabitambukamo ejo hakaza ibindi bakabitambukamo donc urugo rwabo rwari ups and downs donc bijya hejuru bijya hasi bizamuka bimanuka no munsi niba habonetse ibyishimo ejo ni ibibazo ejo ni amarira ejo ubundi ibyishimo gutyo isi iragenda imyaka iri kubita rero benda kugira anniversaire y'imyaka 40. Yego. Annette yari umumama uri aho ngaho ukunda Imana ukunda umugabo we cyane nubwo banyuraga muri ibyo bibazo abana babo ntabwo babavugaho cyane ariko ukuntu inkuru imeze ni uko umugabo we bakundanaga we na Annette barakundanaga muri ibyo bibazo byose bagakomeza bagafatanya urugendo. Noneho umunsi umwe Annette ari mu masuku. Yego. N'abantu mujya mubika utumemorizi ndabaramukije mu kivandimwe mukabika nk'akantu runaka kazakibuka hashize nk'imyaka 10 ukavuga ati n'aka karahari. Rero Annette nawe niko byagenze yari yarabitse agapapuro ariko pa chance ntabwo yabibitse abigambiriye ahubwo yari ari gukora amasuku mu cyumba cyabo babagamo. Arangije agwa ku agapapuro kari kanditseho amagambo y'urukundo Janvier yigeze kumwandikira kera batarabana ariko ndashaka kubabwira amagambo yari yanditse kuri urwo rupapuro. Ni amagambo atangaje. Hanyuma aruguyeho yarubonyeho hirya aho ngaho wabonaga envelope gafunyitse aragenda agasanga aragafata agafashe aragapfundura arebamo urupapuro abona ni urupapuro rwa kera bigaragara ko ari urwa kera harimo wenda n'utuntu twari twatangiye gusibabamo ariko yarabonaga ko ari urwa kera. Ariko aricara atangira kurusoma hari handitsemo amagambo atangaje. Janvier yaramwandikiye rwari urwandiko rw'urukundo yari lettre nyine iri aho ngaho ariko ivuga amagambo y'urukundo Janvier yaramwohereje kera. Handitsemo uburyo ki Janvier ari kuvuga ngo ntabwo nshobora kuzategereza igihe ngewe nawe ubuzima bwacu buzahura buzahura bukaba bumwe njye nawe tubyuka mu gitondo turebana amaso ku maso turi kumwe. Handitsemo ukuntu adashobora kuzategereza kubona bari gusharinga ibyishimo basangira ibyishimo byose. Handitsemo ko atazabona ariwe bakoranye ubukwe ukuntu azajya noneho amutembereza bari kumwe. Donc huzuyemo dreams zose afitiye urugo rwabo inzozi ego nk'ukuntu umuntu yandikira umukunzi nyine ukamwandikira inzozi zose wumva uri gutekereza mu rugo rwanyu. Iyo baruwa nicyo cyari kirimo harimo amagambo y'urukundo gusa harimo inzozi z'uburyo kibenda kuzabanamo yumva nyine atari uzarota babanye. Donc iyo baruwa rero Annette amaze kuyisoma amarira atemba ku maso ye ntabwo yashoboraga kuyakaruma. Yayisomye guhera ku ijambo rya mbere ageza ku ijambo rya nyuma ari kubyibuka byose ukuntu ibyo bihe byasaga kumva yaciye igihe. Akanatekereza ukuntu bageze mu rugo wenda ibyo batekerezaga ko bigiye kuba ntabwo ari byo biba nka bya biganiro duherutse gukora. Donc hakazamo ibintu amananiza ariko bagakomeza bagakundana. Rero Annette akomeza arira asoma urwo rwandiko. Amaze kurusoma yigira inama mu mutima we aravuga ati turenda gukora anniversaire y'imyaka 40. Iyi niyo mpano nzahereza umugabo wanjye Janvier. Nzatekereza ko wenda azayisoma bimunezeza ariko yahise atekereza ko iyo mpano yashimisha Janvier. Ayigurira kandi envelope gashyashya arayidekora neza abishyiramo ya baruwa
arakabika neza. yego Reka rero wa munsi wa anniversaire ugere. Umunsi wa anniversaire ugeze, cyari igitondo cyiza nk'ibindi bitondo, ariko bishimye baserebra, numva umwaka wa 40 n'umwaka udasanzwe, bibukiranye ibihe bagize, ibyo banyuzemo. Yego byari biryoshye vraiment. ariko hagati aho ups and downs bagiraga baciyemo, donc bari babanye bate mu by'ukuri kugeza ubivugaho? Ukuntu byari bimeze, babicagamo ariko still bakundana. Babicagamo, umwe akaza agakomeza undi, haba hagize ikibazo kimuturuka akamubwira ati ariko still I love you. Akazi kahagaze, kandi bijya bibaho nshuti zanjye, abagabo akazi kabo gahagara mu kablaming, abagore mugatangira kwataka abagabo. Please stop. Kubera ko nawe ntago ari uwawanze ko mubaho neza. Ariko ahangaha kwa Janvier na Annet bo ukuntu babicagamo, bakomezaga gukundana. Umwe agakomeza undi, batitaye ngo byakomeye byacitse, bumvaga ko wenda ejo hazaza hari ibindi byiza. ariko bakanasenga bakizera Imana. Bakizera Imana, deja bakundaga Imana. Noneho muri ibyo bihe byose, uwo munsi w'imyaka 40 wari ugeze. Ndashaka kwivugira kuri ya mpano ukuntu byagenze. Baraganira, bibukiranya iminsi yatambutse. Nuko kwibukiranya iminsi yatambutse, Annet aratangira ati rero nkufitiye ijambo. Nkufitiye impano nizera ko iri bukunezeze, kandi wenda uranayifungurira ahangaha tuyirebe. Ariko yazanye iyo mpano. Yazanye impano, arayimwereka, arayimuha. Amaze kuyimuha, umugabo arafungura. Umva ntacyo bari bari guhishanya, yari umunsi wabo. Umugabo mu gufungura abona harimo akabaruwa. Atangira kwisetsa. Amaze kwisetsa arakarambura. Abona ni ya magambo yanditse yahise yibuka. Then araseka, ariko aseka amarira ari kuzenga mu maso. Avuga uburyo ki anezerewe. Yego yari amarira y'ibyishimo. Araje aramubwira ngo aya magambo ndayibuka nkaho nayanditse ejo hashize. Mwibuke ko hashize imyaka 40. Nshuti zanjye, imyaka 40 ni myinshi. Ariko umugabo mu ijwi ritujambwe, aya magambo ndayibuka nkaho ndi kuyakwandikira ejo hashize. Uburyo nayakwandikiyemo ndi excited, nishimye, numva ndi kubwira umukunzi wanjye. Yose arayasoma, amarira aragwa, aratemba. Amarira. Actually mumbabarire, nayo ngiye kurira, ariko reka nzabikora utaha. Yambabwira uburyo bariraga. Ngenzi kura konti inkuru neza. Ariko bararize bose. Arangije abwira umugore ngo iyi ni memory ikomeye, nzarira ubutaha. Sorry. Iyi ni memory ikomeye. Ni gute twakongera tukagarura uru rukundo twagiranye, ko twajyaga twandikirana uturetre tukaryoha? Ni gute twakongera tukayizana mu buzima bwacu, ko biryoshye gusoma aya magambo? Ubuzima buri nyine bumva urukundo rwabo rwongeye kuzuka. Baza ngo guhera uwo munsi bemeranyije iki? Umva, abantu mudakunda kwandika ndabagira inama. Namwe mushobora gushaka kandi kantu muzajya mukorerana. Abantu bose bagira different languages of love. Abantu tugira indimi zitandukanye z'urukundo. Wenda bo bahise babona ko kwandika ari urwo rurimi rwabo, kwandikirana amagambo meza. Ariko hari abazi kuyabwirana, mukomeze muyabwirane. Hari abazi gukorana utu small gestures, utuntu dutoya tw'utujeste, ariko mukanezerwa. So rero bo baza ngo bahise bahitamo iki? Yego. Baricaye baravuga ngo kwera uyu munsi njye mbona akantu k'akandiko k'urukundo wansigiye, cyangwa nagusigiye by surprise. Ariko baratangiye ejo nk'umugore yajya nko mu kazi, yagata muri douche, umugabo yarakabonaga. Yagata inyuma y'inzu, umugabo yarazengurukaga kakagwaho. Handitse wenda ndagukunda, ugira umunsi mwiza, you are my sunshine. Yego batangiye, donc batangiye no mu cyumba, batangiye gukorana utujeste two kuzura urukundo rwabo. Ariko bakajya basigirana utwandiko twa dimayaringa, cyangwa dutera umuntu courage icyo umuntu amaze mu buzima bw'undi. Yego. Noneho Annet rero atangira kubona
urukundo rwongeye kuba urukundo, janvier nawe nuko. Donc iyo baruwa ituma bongera gutuma bashaka utuntu dutoya twatuma urukundo rwabo noneho rwongera kuba hot. Reka rero mbabwire akantu nakuye muri iyi nkuru. Yego. Uru rukundo dukundana twebwe abashakanye cyangwa umugabo n'umugore ni urukundo rukwiye guhora rubagarirwa. Mwaba mumaze imyaka 2, mwaba mumaze imyaka 20, uyu mugabo aracyakeneye kumva umubwira ngo ndagukunda, uracyambera mwiza kuva na kera kugeza n'uyu munsi uko wari uri kera ariko ukimeze kuri jyewe. Uko byaba bimeze kose uyu mugore akeneye kumva umubwira uburyo ki akiri mwiza, kumva kumva ukimureba ukamwitaho, akeneye kubona yambaye wenda ukamubwira ati wow iyo myenda irakubereye, reka ngo uhitiremo ibiri bwambara uyu munsi. Ni urugero. Urukundo rukeneye guhora ruvomererwa buri munsi, kandi rukeneye udushya tutari udushya tukostinga duca amafaranga menshi cyangwa duhenze, ahubwo udushya tw'urukundo twerekana ko umuntu yitaye ku wundi. Mushobora gukora akantu gatoya, umugabo ashobora gukorera akantu gatoya atari uko yagiye mu iduka ngo ahananure ibya mirenge. Niba munafite amafaranga mushobora kubikora mukabihananura, ariko akantu kerekana urukundo ni akantu gato cyane, kandi akantu abantu bishimira mu rukundo rwabo kaba ari gato. Uyu mugore akeneye kujya ku isoko ukamubwira ati sharika ngo yerekeze, ukamuyerekeza mukagenda ukareba, n'ubwo utazi guhaha we mugabo akakwereka uko bahaha. Nataha ukabona akubwiye nabi, uyu mugore azaba anezerewe. Ngende ubwo ndi kubabwiramo n'ibyanjye byacu, ariko namwe mufite uburyo mukundanamo, mufite uburyo ki muzakundanamo abatarashaka wenda, ariko uzibuke ko urukundo ruravomererwa. Urukundo rukeneye ko uhora uvuga ngo mugenzi wanjye mukorera gake. Ntabwo abagore ari twe dukora surprise twenyine, donc ngo tuze ngo dushyira akarabo ngo munsi ya kuvurori ngo n'akaretire biri kumwe, sibyo arata abadamu. N'abagabo bakeneye kuvuga ngo ngiye mukorera gake nanjye, nyine mwese mugahora buri wese yerekana ko hari imbaraga ari gushyiramo kugira ngo urukundo ruryohe, ubuzima buryohe. Ndi kubivugana n'umugabo wanjye, ariko natwe hari igihe twisuzuma wenda tugasanga hari aho twasinziriye tukongera tugashyiramo akabaraga. Namwe rero aho mwasinziriye mukavuga ngo umugabo natabikora byihorere, umugore natabikora byihorere, no bizatuma murambirwana. Umwe arambirwe mugenzi we, mushaka uburyo kimwongera kurugira rushyashya kugira ngo rukomeze rubaryohere. Mufate mu kiganza umutunguye, mutemberana. Urukundo ruryoha, nta ushaka ibirungo ni byiza. Nta nubwo bisaba kuvuga ngo nuko muri romantike. Ese buri wese yakize kuba romantike ubundi, si ibyo? Ariko ntabwo bivuga ngo kuba romantike izo sinabyiza. Oya ratamva mbabwire, umuntu wese yige, nubwo utavuga ngo ni ibintu ugiye gukora buri munsi, ariko byibura mu cyumweru ugira akantu ukora, umugore abone ko wamwitayeho. Hata turabakunda yo kugira ngo urukundo rukomeze rusugire, sibyo? kandi njya akantu kandi numvishe nkunzemo nuko burya mu rugo umuntu ahora afata, umuntu akwiye guhora nyine afata ingamba nshya, kwisubiramo ukareba ibidakunze, bitari kwemera n'iki kiri kubitera urugo. Nyine yewe ni uguhora umuntu atekereza. Hari akantu wavuze iyi couple yakoze ngo nyuma y'imyaka barongera batangira bundi bushya. Urukundo muzarinda musaza, ni byiza mukishako dushya muri rwo maca igihe mumaze ngo murashaje. Sheri nigeze mbona umusaza abwira umukecuru n'abaturanyi uburyo bahoberana, nyine uburyo iyo urebye romance bafite aranarumiwe. Njya mvuga nti Imana uzadufashe. Hari n'amakupure namwe muzi atandukanye, niba hari ikintu cyiza gusenga ni kimwe gikomeye kugira ngo urugo Imana ruzarambe, hanyuma no kubagarira nk'uko madamu yavuze, kubagarira urukundo ni byiza kugira ngo nibura ubwo buzima bw'urukundo buzakomeze buhoreho, kandi Imana irabishyigikira. Iyo abantu bize structure bagomba kubamo yo gukora akazi, Imana ikunda abantu bicara iteka bakavugurura. Imana ikunda abantu bakunda kubaka ibyabo. Imana exactement
yewe twavuga byinshi ariko iyi nkuru tugarukiriza hashe. Inkuru reka tuyisoreze aha kandi mwese mwumvise iyi nkuru Imana ibashoboze gushaka udushya, waba uri umukobwa waba uri umusore, muzaduhe comment. Yego, ese namwe muzajya mwandika uturetere abantu mwashobora kwandika no kuri utu tuntu turaryoha two kwandika. Courage. Thank you mwebare, Imana ibarinde. Yego turabakunda, bye. Bye.